Ndagusuhuje dukurikiye muri aka kanya. Ni iby'agaciro kuba mudukurikira. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kureberamo ubusobanuro bw'izina Nexon. Muri iyi video turaza kureberamo inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ibyo ba Nexon bakunda, ibyo banga, intege nke zabo cyangwa se ibibi byabo. Turaza kureba uko mu rukundo bitwara n'ibindi bitandukanye. Iyi wumva rero ni Strong Studio. Naho njye guhaye ikaze, nitwa Mizero Felix. Wawe ikaze. Izina Nexon ni izina rigezweho ridasanzwe cyane mu mazina gakondo. Rikunze kugaragara nk'izina rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza, aho rishobora kuba ryaraturutse ku ijambo nex riherekejwe n'ijambo son, isobanura umwana wa mu miterere y'amazina menshi yo mu Burayi. Nubwo ridafite amateka maremare asobanutse neza, izina Nexon rishobora gufata nk'izina rigaragaza umwihariko, ubudasa n'umuntu wifitemo imbaraga zo kwiyubakira ejo hazaza he. Akenshi rero iri zina rikunze guhabwa igitsina gore, ariko ntibivuze ko n'igitsina gabo ritarihabwa. Nubwo rero rishobora gukoreshwa cyane ku gitsina gore mu buryo budasanzwe bitewe n'icyifuzo cy'ababyeyi, mu busobanuro bwagutse Nexon ni izina risobanura umwana wihariye cyangwa umuntu ufite inkomoko idasanzwe. Iri zina rero rigaragaza agaciro, uruhare rwe n'umuryango we mu buzima. Dore rero ibiranga Nexon. Umuntu witwa Nexon rero akunze kurangwa n'imico ikurikira. Iyo mico rero irimo nko kwigirira icyizere, gukunda kwigenga no kudatinya gufata ibyemezo bikomeye. Aba ari umuntu ukunda gutekereza kure, ufite intego kandi ushaka kugera ku ntsinzi binyuze mu gukora cyane no kudacika intege. Nexon akunda ibintu bijyanye no kwagura ubumenyi, guhanga udushya no kugerageza amahirwe mashya mu buzima. Nexon akunda kandi kuba hafi y'abantu bamwumva kandi bamushyigikira, ariko kandi agakunda guhitamo inshuti nke z'ukuri aho kugira benshi badafite umumaro mu buzima bwe. Dore rero ibyo Nexon yanga. Mu byo yanga, Nexon yanga kubuzwa ubwisanzure bwe, yanga guhatirwa ibintu adashaka gukora cyangwa se ibyo atemera. Yanga kandi ndetse n'abantu bamuca intege cyangwa batamushyigikira mu nzozi ze. Ntakunda uburyarya cyangwa abantu batavuga ukuri, kuko akunda ukuri no kuba inyangamugayo mu byo akora byose. Ku bijyanye n'intege nke ze rero, Nexon ashobora kuba rimwe na rimwe akunze kurangwa no kwihagararaho, cyane cyane bikaba byamugora kwakira ibitekerezo by'abandi cyangwa akihutira gufata ibyemezo atabanje kubitekerezaho bihagije. Hari igihe rero ashobora kugira patience mu gihe ibintu bye bitagenda neza uko abyifuza, bigatuma atihangana uko bikwiye. Dore rero mu rukundo uko Nexon yitwara. Mu rukundo, Nexon aba ari umuntu wita cyane kuba akunda kandi ushaka umubano wubakiye ku kuri no ku bwizerane. Iyo akunze umuntu aramwitangira kandi agerageza kumwereka urukundo mu bikorwa no mu magambo, ariko kandi aba akeneye umukunzi umwumva, umwubaha kandi utamubuza ubwisanzure bwe. Nexon ntakunda umubano urimo kugenzurwa cyane cyangwa kubuzwa amahirwe ye yo kuba BU cyangwa se kuba uwo ari we ubwe. Iyo rero abonye uwo bahuje intego n'imyumvire, aba umukunzi wizerwa kandi uharanira ko umubano wabo utera imbere mu rukundo n'iterambere. Muri rusange, izina Nexon rigaragaza umuntu w'umwihariko no kubaho mu buzima bwe mu buryo bwigenga kandi bufite intego. Mbere y'uko dusoza rero, reka mbanze nsuhuza abantu bitwa ba Nexon aho bari hose, bakomeze kugira ibihe byiza. Ngaho rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Nexon. Nawe niba ari izina wifuza ko tugusobanurira, uze kutwandikira hasi muri comment maze tuzari gusobanurira. Ni nuko dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.